duca kavuyo byo ni ibyanya. Okay, Ian Vanga Yaman Minister Biza User Biza episode 21 21 Kirimbuzi Nation mu majwi n'amashusho meza. Okay, gutekereza abantu batukwanya right up ntabwo dufite igihe buretse gato dufite umwanya kuburetse wumva ko verse itangira cyase verse zitangira n'abandi ubwo mwigireho abandi bahanzi. Okay, 21 dufite umwanya gutekereza abantu batukwanya. Okay, ntabwo dufite igihe cyo kwirirwa dushaka baturya 21 Anamika Minister Yaman Ministre Jackson Biza User Biza. kandi sibanga. Okay, Fita kaliste kabajama bavuga nabi gusa ndinzwe na Allah nacho bazantwara. Fita mashimwe agurumana nk'umuriro tamashimwe agurumana nk'umuriro. n'inzara. Okay, ya Nibiguka tinya Imana n'inzara gusa twagiye rero. enjoy my life abisina nyinya bakunda ufite icyabahaguza chunga sana Wa eshatu akadomo kwipero akadomo com abisina Kirimbuzi Nation koresha umutima n'amagusa insuhuje aba VIP VIP sha tabasuhuje cyane amore Imana n'abane namwe. Hari abantu batajya bategereza filime baba bavuga bati nge ndi VIP nge baranzi. $dollars gusa sinaga na mayoga siniyizi ntari soba nabaye umuhungu wanjye se muvugana akabareba akabakorera umuti. every time more na potential Right up sinjambura focus nimenyeri zanje sinjambura focus nimenyeri zanje. abajama bavuga nabi Okay, gusa ndinzwe na Allah nacho bazantwara bimeze bite ndinzwe na ara. mashimwe Okay, umuriro Ian Vanga uzatinyima Anamika 21 episode. igukange. Let me enjoy my life abisina nyinya bakunda ufite icyabahaguza chunga sana Okay, chunga sana niki ndirimbo yiswe abisina nyinya koresha umutima n'amagusa chunga sana Biza User Biza Simari Simboneka. Biza User ni cyo bivuze. Cyo bivuze nyine ni user busy. Ngomba ngira ngo n'abantu tubishyire muri gakondo tubishyire mu kinyarwanda. Leta biba Biza User. Okay. Reka turebe next episode. Akiri kaza amahoro y'Imana n'abane nawe. Nje umva nitwa Ministre Yamani, nitwa Jackson Biza User. Reka dukomeza na Anamika episode ikurikira. Kirimbuzi Nation kuri wa eshatu akadomo kwipero akadomo com. Hakuno yano twagarukiye. 10 बार पलट के देख Gose ndagira ngo ndebere Tina. hanyuma umbwire uyu mukobwa के नहीं है ese yaremewe kuzaba umukire akabaho neza राज cyangwa जूता है reka nta bukire ahubwo ni umunyamwako. किसी ने आपकी बड़ी Ndatekereza ko hari umuntu wagerageje kukuyobya akubeshye. क्या नहीं 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 मेरा मन Oya nyine icyo mvuga कुंडली है सेठ nyine ibiri ahangaha bigaragaza ko uyu ni umuntu usanzwe. Uyu usanzwe cyane. Murakoze. राजी Uyu nguyu yashaka kumenya uriya mukobwa ni muntu ki azaba hate. Kuvuga ngo bano ni abantu nyine baza bakareba bitewe n'igihe wavukiye aho wavukiye byagenze bite habaye iki ese bizagenda bite
ariko bakifashisha inyenyeri ndetse na planets zodiac sign. N'abahanuzi nyine barahanura bagavuga bati uyu muntu nge ndabona azakira. फिर आशा Sasa uyu atangira kwibaza कुंडली के नाम पे none se Asha खेल रही थी. niki yishimiraga muri imibereho y'umukobwa mbona aha ngaha. आके पता तो लगाना ही पड़ेगा कि बात क्या है. Ngomba kubimenya, ngomba kumenya ngo bimeze bite. Tuva hakurya tugaruke hakuno. Umukobwa dore ubuzima bayemo, yirirwa ku rusengero abika inkweto z'abantu. Uyu munsi yanabuza ababikira, uyu munsi banze kumubitsa. इसको हो क्या गया है Abantu bose anga bafite ikihe kibazo. या फिर जूता चोर काम हो Ese ni inkweto zisigaye ziciriritse cyangwa ubujura bw'inkweto bwaragabanutse? गया Uyu munsi banze kumusigira inkweto. यहाँ वहाँ बड़े आराम से Abantu bose inkweto bari kuzisigaho biboneye aho bashaka. तो गया Bindangiriyeho. Yabuze abakiriya uyu munsi. Rwose mwikuramo inkweto zanyu hirya aho muze hano. छुटा देना Yabuze rwose abamuhereza inkweto abakiriya. Hari uwaje, hari umukiriya waje. Umukiriya waje namwe muramubona. Yari yabuze n'umuntu wamusigira inkweto. Kandi murabizi niko kazi ni kubwo buryo bwo gushakamo imibereho. तेरी धड़कन Hari uwaje rwose amuhereza inkweto. अधूरे Raja. के पूरे हम हो Yeah. के कम हो तेरी धड़कन में Akimusigira inkweto ze ataranazimuha abandi babona kuza. Hari umuntu uza akaguhesha umugisha. Mwana wa muhungu umpesheje umugisha mana. प्रेम Yeah. आरंभ शुभ आरंभ Hakuno हो आरंभ yamufunguriye imigisha. का शुभारंभ शुभारंभ Kobwa ni mwiza. क्या हुआ तुम Umusore nawe asa na kapo. Byakugendekeye bite? Ko ikiri kundeba gutyo? बस ऐसे ही Ya ntacyo nta mpamvu. तुम्हें पता है ना हमारी शादी की डेट पक्की हो गई है Bose nizere ko bizi ko itariki y'ubukwe bwacu yateguwe. Ndati cyane. भाईलू ने बताया Promesse Rwanda yarabimbwiye. तो अब क्या None iki? तो अब क्या का क्या मतलब Ushaka kuvuga iki? Kya ka- Ahubwo se ushaka kuvuga iki? भाई जरा आगे बढ़ो Va mugabo. चिट्ठी जमा करवानी Gerayo witinze umurongo natwe dukeneye kubika inkweto zacu. तुम काम करो ना अपना Komeza akazi kawe. Yamubuje gukora akazi aza guteretera mu kazi. एक दिन के लिए अपने काम से Nari nje hano kukubaza nimba utafata konji byibura nk'umunsi umwe. क्यों Konji kubera iki? वो क्या है ना कि प्री वेडिंग शूट करना है Nyine ndagira ngo tuzajye muri pre-wedding shoot. Ni ukuvuga ngo pre-wedding shoot nayo basobanuriye ni ukugenda ngo tubyite repetition hamwe na couple ndetse n'abazabafotora, abafotographers bazabafotora. अरे वो शादी से पहले फोटो खींचते Nyine bakagenda bakamenyerana batazamutinya cyangwa se banamenyerana cyangwa se bapange n'uburyo bazafatamo amafoto meza. Ni ibintu nk'ibyo. Dukomeze. हैं ना हाँ पता है मुझे Uba ibyo ushaka kunsobanurira ndabizi. लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा होगा Ariko ibyo ngibyo bishobora guhenda, birahenze. तो शादी में भी तो Ariko nanone depense yo gutanga amafaranga mu bukwe खर्चा होता है ना ntabwo wabyirinda, ni ibintu bigomba kuba. बड़े लोगों के चोचले हैं Abakire nibo ibyo ngibyo bagomba kubikora. उनकी छुट्टी लूंगी तो Ikindi kandi njyewe ndamutse nsibye nahomba. Guhomba nyine ntabwo utakoze wakora nyine. देखो एक और बात ऐसी है कि मैं फोटो में Ikindi kandi njye nta nubwo ngaragara neza mu mafoto. N'ibintu bijyanye n'amavideo nta kintu mbiziho. बोल दिया फोटो अच्छी नहीं आती Umva guhera uyu munsi ntabwo nibwongere kuguhereza amahirwe yo kuvuga ko utagaragara neza mu mafoto. Ushaka kuvuga iki? जादू देखना है Ese ushaka kureba amaji? ये जादू वादू कुछ नहीं Umva nta maji nasi. विश्वास रखो ना तो Ibintu byose birashoboka iyo umuntu yabyizeye. देखती जाओ मैं क्या Wowe कर tegereza urebe n'iki ngiye gukora. Tegereza urebe. Ugiye he? Rebe. Umusore aza kwereka umukobwa ko ibintu byose ngo bishoboka iyo umuntu yabyizeye. Amwereke ko nawe yagaragara neza mu mafoto. Nawe bitabera nubwo bitinda kuza. Turacyareba Anamika. Yumva nitwa Yamani, nitwa Ministre Jackson. Iri kiri muzineshi no majwi n'amashusho meza atagira ukwasa. Aya afite ukwasa. Asa neza nari mbabeshye. Atagira ukwasa, asa neza. Hakuno rwose harako yubatse. Rani ngwino. Dore izi nizo maji zanjye. अरे वाह Oh wow. ये कितना सुंदर बना Rwose yubatse neza kirasa neza. आओ Nari nabikubwiye ariko. Rebe.
aje kumwereka ko agaragara neza mu mafoto ibyo abatekereza bayibeshya. तो करो sekamo और पोज भी करो चलो. fata postere. Fate postere gute? Aza kumwerekera hakuno gira gutya. Wajya umenya kwifotoza mukobwa w'igahanga we. Mukobwa w'igahanga yifotoreze yanyu. Nkeneye kumenya uburyo mwifotoza. Umwe muri mwe cyangwa se ubishaka nyohereza ifoto turi kunifotoza. Ntazajya nkomeza no kubavuga kandi muzi kwifotoza. Wasoje. ये देखो. Mbareba hano. Amwereka. Manu uyu ni njyewe. नहीं. Oya. मैं हूँ. Uyu ni njyewe. आज के बाद कभी Kubera uyu munsi. Photo. Uzongere kuvuga ko utagaragara neza mu ifoto. आप हमारी भी एक फोटो खींचो. Natwe mwadufotoye. Hari abantu bashya. हाँ खिंचवा लीजिए. Kweki se tutabafotora. आप जी Mwese mwishyuza ngahe? ये तो फ्री में है. N'ubuntu. एक मिनट Buretse gato. तो तभी खींचेंगे. Turabafata ifoto y'ubuntu Understand. ariko inkweto zanyu murazisiga hariya nkorera. से तो देने पड़ेंगे ना. ये अच्छा है. Nyine murabyishyurira murafata ifoto y'ubuntu mundi आपकी मर्जी. जय महादेव. mwishyure gusiga inkweto hariya. Sawa. Kuvuga ngo ukuntu business igiye gukorwa. Bari babuza abakiriya bajya bafata umuntu ifoto mufata ifoto ahantu hasa neza kandi ifoto nziza muri Kirimbuzi Nation izo service tugiye kuzazizana. Kubera ko twabonye ko ibintu by'amashusho turabambere. N'ubundi turazifite. Duhamagaye ugira ngo कमाल का. duhamagare gusa. जूतों के साथ फोटो फ्री. Bose igitekerezo cyawe cyari cyiza. ये पूरा आइडिया To y'ubuntu ariko nanone bagasiga inkweto bakakwishyura. तुम्हारा था. मैंने Kwa igitekerezo cyose cyari cyawe ntacyo nakoze. Batangiye kujya bafata abantu amafoto y'ubuntu ariko bagasiga inkweto bakabyishyurira. Batangiye gukorera amafaranga bose bagomeza bafata amafoto tuyabakuremo. Baragiye bakorera amafaranga. Za hakuno akazi karasoje aza kubarayo bakoreye. तुम्हारा तो आइडिया काम आ गया. Igitekerezo cyawe cyakoze neza. रुपए 600. इतने सारे पैसे मैंने दिन में कब. Ana rimwe nigeze nkorera amafaranga nk'aya ngaya mu munsi. लेकिन ये पैसे Amafaranga ariko है ना. nayanjye. हाँ Cyane. तुम्हारे ही हैं. Amafaranga nayawe. लेकिन वो वाला आइडिया तुम्हारा Ariko igitekerezo cyari cyawe. की वजह से हुआ है. Ibi byose byashobotse kubera wowe. तुमने ही तो बनाया. Rero wakoze iriya booth neza, ngo booth ahantu hose ushobora kuba mujya mubona ngo muri telefone hamwe bahamagarira cyangwa se ugiye nko kubikuza amafaranga ku cyuma cya ATM machine, sibyo? नींबू पानी. Kari akantu ugenda ukajyamo nuko. वो भी पुदीना के साथ वाला. Hakuno. मेरे घर के बाजू में ही है. चलो फिर. अरे रुको मैं. Yo kumugurira akaji ko yamufashije yegeranye ibintu ubundi bataje kumugurira. Munzira bataha mujyane mu rugo uyu munsi yamufashije gukorera menshi nawe agende rwose amuhereza akaji k'indimo. धड़कन एक कम हो Ayise Anamika kuri wa eshatu akadomo kwipero akadomo com 0785532008 kuri WhatsApp. के कम हो तेरी धड़कन Ukeneye kwamamaza ukeneye filime के तू avugana n'umuhungu wanjye nabashyiriyeho kujya mugira gutya mu akabaha serivisi nziza. हो प्रेम का शुभारंभ शुभ Aba VIP muri abantu badanje barambwiye ngo mukora neza cyane. आरंभ हो Barakundana ariko ntago ibintu babimenyereye baba bafite amasoni. Ubwo agenda aratsikira. शुभारंभ Hari n'igihe ngo abyikore ngarabyikoresheje. Amuterura rwose utazagenda n'amaguru muko. Uri kumwe nanjye narakoze babo. Bishoboka bite? Mfite amasoni n'ubwa mbere n'abana rwose bo mu gipangu. Ibintu ntago babimenyereye. Uyu nawe agenda aratsikira. Yagize umusore ariko nawe yageze aharatsikira. Arijijisha mbaye iki? Umeze neza? हाँ Yego meze neza. Yebe. Tugende. तो तुम मतलब Ese mbwira. यार कैसे हो Reba byo gufata poster nka stati babimenye ryari wabimenye ryari. कोई काम हुआ Bizo kubikora nk'akazi अरे cyane. पुतला बनना है Ako nago kara akazi koroshye kwifata nka stati. के खड़ा होना चाहिए फिर तू. Naho umunsi umwe wenda uzabikoraho nibwo taravuga
पानी लीजिए। अरे नहीं नहीं yabonye बाहर का iwabo w'umuhungu baje iwabo wa Raja पानी नहीं पीते abe anko we mama we ndetse na anti we rwose bari mu rugo Debe रानी Rani hakuno जय श्रीनाथ जी ndabasuje एक मिनट wese gato Raja वो प्याज पीने आता nanye kunywa akantu anga mfite inyota तो नींबू पानी पीने narinje kunywa akaji kindi mfite inyota ngwino bose no bwa mbere ugeze hano iwacu icara ugomba kumufata neza ni muramu we आप सब यहाँ ese anko mwese murakora iki hano शादी के बारे में बात करने twari dukeneye kugira ibyo tuganira ku bukwe मिल लेते हैं niyo mpamvu nyine twatekereje kuza कोई राजयोग sasa nikaba kwereke impamvu abangaba baje hano नहीं है uyu mukobwa ni umuntu usanzwe ko bigaragara जो सिर्फ आशा को ariko hari ibanga asha yamenya ararihisha अगर सच जानना है ना तो लड़की के घर rero niba dushaka kumenya ukuri tugomba kujya iwabo wuriya mukobwa rwose baje kuneka n'aba spy baje kuneka पहले नाश्ता कर लीजिए rwose twaganira nyuma ariko mwabanza ngaha mugafata kuri snacks abazana rwose ibyo kurya bakire ने के लिए इस घर का ese dukwiriye kurya iwabo cyangwa dukeneye kurya iwabo mu rwego kugira ngo tumenye ukuri umugore nta nubwo yarya ibiryo byo mu bakene bose mumbabarire फरसान हो ariko muganga rwose yambwiye kutazajya ndya ibintu by'amasnacks जाता है ना इसलिए kubera ko umuvuduko w'amaraso wanjye urazamuka चला जाता है wowe nanjye rwose nuko biba bihindagurika gutyo njye nyine mfite ikibazo cy'umutima इसलिए ये तेल मसाले से दूर रहने के लिए कहा डॉक्टर ने nawe yanga kurya banze kurya मैं तो लूंगी ना njye ndarya njye ibyo ari byose narya we nta kibazo afite icyo ari cyo cyose yabasha kukirya अरे सुखी रहो अब ये ट्रे मुझे इतना आप आराम से बैठो rwose reka ngufashe ahangaha isiniya cyangwa se plato uba uruhuka नहीं oya मेहमानों से काम नहीं ntabwo tujya dutuma abashyitsi bacu tubakoresha imirimo ntabwo abashyitsi bacu hano bakora मैं तो आपकी बेटी ariko njye meze nk'umwana we ntabwo ndi umushyitsi dufashe umukecuru rwose yicara aruhuke नहीं नहीं चाय नहीं bahaye icyayi reka icyayi wapi आप मैंने तो आज से ही चाय छोड़ दी ngiye guhera mu gitondo naretse kunywa icyayi guhera uyu munsi mu gitondo चका दो ना byereze asha we ibintu byose arafata arinywera aririra nta kibazo umukecuru ngo guhera uyu munsi mu gitondo yagaritse kunywa icyayi hakuno rwose afata icyayi तू तो नींबू kiramuhaye ना है ntabwo rwose waje ngo uje kunywa ngo ji none ugiye kunywa icyayi नहीं पी inywere nta kinagama inywere नहीं कोई बात नहीं nta kibazo रे हैं none se warani ntawe ndi kubona se warani aba yasinze ntiwamubona mu rugo गए होंगे किसी काम से वो बस rwose yagiye mu kazi अभी गयो छू ariko ndi mu rugo se warani ari mu rugo uyu munsi yaje atasinze ameze neza kobwa byaramutunguye disi uyu munsi ntabwo papa yasinze Vindra काम गरम फरसान आयो ibintu rwose nzanye ahangaha snacks zikiri fresh hereza abashyitsi bacu bahereze basavinge bakire rwose munyanganire nakerewe जय श्रीनाथ जी ndagusuje anko wowe nta mpamvu mwana wa nta mpamvu icara rebe uyu nguyu yaramwihumuriza yumve niba nta nzoga urusaza rw'urusinzi के बाद शादी का मुहूर्त निकला तो तैयारी के लिए तो टाइम मिला ही नहीं rwose igihe cyiza cy'ubukwe nyuma y'iminsi 15 हसन nta gihe cy'imyiteguro gihari asha nguyu aza kumwongorera noneho urumva njyewe noneho ibyo yamwongorera aramwongorera ubwo ngubwo yamwongorera nanjye ndabongorera nyine nta kundi byagenda क्या हुआ Baby. ठीक है ना ikibazo cy'ibintu byose bimeze neza मोटा भाभी बोल रही हैं कि rwose kitrika aravuze kiritida ikibazo सा mvasha मत देना witinzatinze ibintu utera amatsika vuga vuba मोटा भाभी का पेट खराब है rwose afite ikibazo mu gifu akeneye kujya ahita bacira amasiri ntabwo yabivuga abantu bari kurya nanjye sinabivuga se ko muri kurya mbivuge ntabwo nabivuga munda और जोर से आवाज आ रही है
ahantu umukecuru ashaka kujya ntabwo yavuga bari kurya. Iyi niyo mpamvu rwose nigeze ngo icyayi uyu munsi. आइए Rebe hakuno जा रही है mu gifu. मैंने इसीलिए आज चाय छोड़ दी वृंदावन Iyi niyo mpamvu uyu munsi nigeze ngo icyayi. आइए Rwose ngwino tujyane ngwino. जल्दी 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 Banguka. अरे अंदर नहीं Oya ntabwo arimo indani mu nzu. जाना पड़ेगा Twebwe tuba dukeneye kujya hanze. Hanze ntabwo bari abakire, ntabwo bafite ubwiherero mu nzu. चलो जल्दी हाँ Ntacyo tugende. हाँ ठीक है Rebe yaramuseka बीबी ना rwose uyu mugore ahantu hose ageze ajya ahantu utuntu tudusekezo. अभी मजाक नहीं सच Imyitwarire isekeje की आखिर uburyo ngiye kumenyamo ukuri, क्यों रिश्ता menye impamvu आई Asha yemeye gushyingira mu bakene. Yaje kuneka. Sasa hakuno ubwiherero ntabwo ari ubwiherero bw'urugo rumwe cyangwa se inzu imwe, ni rusange muri Gahanga yose. खड़े रहिए मैं बात Baba batonze umurongo, dore ababyeyi bose bo muri Gahanga baba batonze umurongo. Rebe zakuna muvomera amazi yo kwifashisha, arebye ni umukire ntabwo yabifata. Sawa reka nyifate. Vindra ese uri umushyitsi wawe cyane. Gore bigahanga wabona mugenzi wabo hari umukire wamusuye rwose utwihanganire. वो आज इंतजार कर Tuba dukeneye tuba tugomba gutegereza hano. कभी तो एकदम Ariko hari igihe haba nta bantu bahari. अभी Nta kibazo. Ubundi kumva ameze neza mo gake nategereza. वैसे भी मेरा पेट Nta n'ikibazo mfite mu gifu. मुझे तो बस सच Icyo nshaka ni ukumenya ukuri. खोटी लगे पर Rwose ibyo ngiye kuvuga bishobora kuba bigiye bibabaje cyangwa se byatera umuntu agahinda bikamubabaza, ariko ni ukuri. वैसे शादी का टाइम नजीक आ गया Urabona ubukwe buregereje sibyo? शादी तो हर माँ का सब Kandi ni inzozi za buri mubyeyi kubona ubukwe bw'umwana we, ना होता है kubona nyine umwana we ashyingirwa. तुम्हारा भी यही सपना होगा ना Rwose ndahamya neza ko nawe izo nzozi uzifite. इसलिए इंतजाम Se waba hari icyo wateguriye umwana wawe cyangwa se ubukwe bw'umwana wawe? सोचा तो बहुत Yego nateguye ibintu byinshi. बहन क्या हो रहा है कुछ सोचा है कुछ तो होगा ना Rwose ugombe kuba इस शादी में लेन देन में कोई कमी थोड़ी होती ndahamya ko rwose hari icyo wateguye. है Ese n'impano uzatanga mu bukwe bw'umwana wawe cyangwa n'ibyo uzamuhereza? पर आपने हमारी हालत देख ली है ना Yego nyine ariko urabona kondisiyo n'ubuzima tubayemo. पर कुछ ना कुछ तो देने का सोचा Ariko ndahamya nyine ko hari icyo watekereje byibura. की बात कर रही है डैड Ese urimo urashaka kuvuga ibijyanye n'inkwano? तो हम लोग बिल्कुल विश्वास नहीं Oya twe ntago sasa kuno mu nzu twe ntago twizerera mu mpano. Ni inkwano. लेकिन लड़की की शादी है तो कुछ ना कुछ शगुन तो देना ही पड़ता है ना Ariko nanone kuva ari ubukwe bw'umwana wanyu mugomba kuzagera byibura impano mutanga. ना आपने पापा जोश में आके कुछ बोलना Nizere ko data atari buze kugira icyo avuga. बिल्कुल सोचा है एक मिनट Ndati cyane hari icyo twapanze. Ni ukuvuga ngo nubwo batizerera mu mpano ariko hari ibyo bagomba basi batanga impano. Dore mu ikofi y'umusaza na kintu kiba kirimo. Nta bakene nyine babayeho nabi. ये देखिए Cyangwa se ntago bifashishwa, hari abantu badakunda iryo jambo mu mbabarire. रानी की माँ की Iyo ni ifoto y'ubukwe bwanjye n'umugore wanjye Vindra. Yarebye abona intebe y'iwabo yaracitse. ये मुड़ा तो फटा हुआ है मुझे इसे ढकना होगा Umwenda w'intebe yacu waracitse. Ngomba kubihisha. Agomba kubihisha abantu bakire batanabona ko intebe zabo zacitse. से None se kubera iki ifoto yinyereka? नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता Nyine nashaka kuvuga हम दोनों की शादी njyewe n'umugore wanjye शांति वाड़ी में हुई थी अरे एकदम मस्त wabwira rwose aho bashyingiriwe byari byiza rwose uwo munsi. मैं चाहता था Rero narimo ndibaza रानी की ese ko nta sare iberamo ubukwe bigeze banyandikirana, mba mbavuze ariko ntabo nyine dukomeze ngo nta n'abahari mu Rwanda. शादी भी वहीं हो Raja na Rani nago nabo ariho bazakorera ubukwe aho njye n'umugore wanjye twabukoreye. मेरे और खाने पीने का Iyi reception ikazaberayo. अरे बिल्कुल सामने बाथरूम भी है Rwose haba hari na toilette aho hafi. Ngo yarabibona नहीं है intebe ayitayihisha. तो वहीं शादी हो Yarabibonye ko n'ubundi umukobwa nta kindi ashaka gukora. Wambonye se giye baranze. Nakubonye. अरे नहीं Intebe yahise bimukorera arayihisha iwabo bataza kubona ko n'abantu bagiye gushyingira n'intebe ziba zaracitse.
समझना मैं दहेज वहेज bose ntubifate nabi ibyo mvuze cyangwa se ngiye ngo umfate nabi की बात नहीं कर रही हूँ ntabwo ndimo ndabaza ibijyanye n'inkwano की बात कर रही हूँ ndimo ndabaza nyine ibijyanye n'imyiteguro y'ubukwe कृपा है रेशम या खानदान bose kubw'ineza y'Imana ije kurangira nyine umuryango wacu twe tubayeho neza turi abakire मेहमान है जाना biratwaye igihe kingana iki rwose ni umushyitsi ugomba kugenda वैसे ngo yarimo aribaza ukuntu umushyitsi we bakiriye aje hakuno gutegereza ku bwiherero कितना जमा किया है शादी के none se ni mafaranga angana iki wowe waba warizigamye y'ubukwe आज के लिए पूछ रही kugira ngo nyine tubare tumenye n'iki tuzakoresha bita estimation kwa kundi umuntu wenda ajya kubaka akabanza akabara ibikoresho azakoresha n'ibiki bintu nk'ibyo 2 लाख तक खर्चा कर twebwe amafaranga dufite cyangwa se n'ibyo dutunze पाएंगे twemera kuba twatanga mu bukwe agera ku 200,000 तकलीफ है तो अभी बता दीजिए bose mutubwire nimwumva harimo ikibazo आप कब से तकलीफ ले रही हो rwose kuva kare nahoze mbona ubangamiwe मैं पकड़ लेती हूँ reka iyi ndoba ari njye uyifata sibyo Vindra आप अपनी बेटी को एक जोड़े में भी विदा करेगी ना nubwo umukobwa we wamushyingira iwacu akaza azanye ikanzu imwe yonyine इसका गृह प्रवेश कर rwose tuzamwakira n'amaboko yombi हमारी बात खोटी लगे पर साची खरी हाँ ushobora kubyumva nabi ariko nyine njye mvuga ukuri इसलिए पूछ रही थी हाँ rebe चलो ये लोग अपना इंतजार करते हो bose bagombe kuba badutegereje reka tugende gusa ntabwo ugikeneye kujya muri washroom मुझे लगता है मुझे पेट में ठीक है चलो ndumva ameze neza reka tugende dusubireyo bose wa mudamu ngwino ujye mu mwanya wanjye mwereza umwanya we वैसे वृंदावन mva Vindra wagenda मैं आ जाऊंगी njye ndaza kwigarukana nta ribi rebe मतलब शादी में इसके अलावा आप कुछ नहीं देने वाले none ushaka kuvuga ko nta kintu muzatanga mu bukwe जी बिल्कुल Anko कुछ देंगे bose tuzatanga ibintu byinshi ऊपर से सारा इंतजाम बता रहे ahubwo papa nuko yari ari kugerageza kuvuga wenda ibyoroheje biciriritse भाई लो umva promesse Rwanda uretse gato rebe कल Anko इससे पहले कि आप कुछ और समझिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ rwose reka ngire icyo mvuga मैं yego ग्रेजुएट होने वाली हूँ मेरा रिजल्ट आने वाला kuba bidatinze ndaza kuba mbona amanota yanjye graduation है नौकरी लग जाएगी ndetse amanota araza gutangazwa लेकिन तब तक के लिए मैं nyuma yaho nibwo nabona akazi ariko ntarabona akazi ndakomeza nkore ku rusengero n'ubundi mu bijyanye no kubikira inkweto abaturage मंदिर में जूते संभालने का niko kazi nyine niko kazi mfite rebe भाई लो गराज में काम promesse Rwanda bakora mu igaraje जगह जगह खाना बनाने umukanishi ni Ken Kirisi जाती हैं और hanyuma mama wanjye nawe agenda ateka ahantu hatandukanye ni umutetsi पापा ikindi papa nawe papa पीने की लत से papa ari kugerageza kuva ku nzoga zaramubase ari kurebareba rebe ko yazivaho हम शादी के लिए कितना खर्चा कर ese पाएंगे none ubu ngubu usobanukiwe ayo dushobora kuba twatanga mu bijyanye n'ubukwe तुम oya ni पापा को गलत समझ रही हो anko rwose wamufashe uko atari wamwumvise nabi मतलब था कि शादी की we शादी yashaka kubaza niba है ना और कोई मदद की imyiteguro y'ubukwe nyine iri gutegurwa kandi mu buryo bunogeye तो उनको बोल देना ikindi kandi rwose mugize icyo mukenera mwawumenyesha हाँ ndati cyane बराबर से ravugisha ukuri mwana wa इधर ngwino ये तो तुमने अपने मन की बात साफ साफ कह दी ना njyewe nishimiye ko uvuze ikikuri ku mutima तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी लगी। mwana wanjye nkunze amahitamo wagize umukobwa ararenze pe wahisemo neza कहे तो वो शादी की वाड़ी बुक करवा दूं none se niba wenda ariko mubishatse ngende njye kubukinga iyo sare सुनो ना, चुप रहने हैं बच्चे ने बोल पापा cicika papa इससे बात हो रही है चालू है चुप एक मिनट 2 मिनट प्लीज rebe rwose mutwe ihanganire ngo yakomezanya papa uyu munsi ntabwo yasinze ariko kaba karimo ago kabura bano barakundana ambonye se man aha ndeba agiye baranzi no baranzi gahanga aha क्या कर रहे थे आप क्या कर रहे थे ukoraga ibikimo hari indani ndimo ndavugana na anko waraja बात कर रहे थे कुछ भी बोले जा रहे थे wavugaga ubusazi uvuga ubusa ushaka kuvuga ibiki सही तो बोल रहा था icyo navugaga cyari cyo कपड़े भी आज बराबर kandi urabona uyu munsi nambaye neza nambaye mu buryo bukwiye लग रहा था ना urimo uranyihumurizaho दारू की खुशबू नहीं hari inzoga wigeze unyumvaho ठीक है लेकिन थोड़ा कम बोला sawa ariko nanone vuga make मत प्लीज gusa ntibinashoboka ntugire ikintu uvuga
चलो आप simvuge सुने banzo nyumve ना हाँ तूने प्रॉब्लम wibuka ibyo wansezeranije पूरी इंग्लिश चाहिए पूरी इंग्लिश जो yamusezeranije kuzamuheza rikeri ivuye hanze urumva दूंगा लेकिन प्लीज ये मुंह बंद रखो प्लीज gusa ndakwinginze funga umunwa wivuga papa rebe umusaza funga umunwa kumbe ibyo bavugaga अच्छा nyamukecuru yabyumvaga जगह पे कांटा डाल रही थी ndabibona nashakiraga amakuru aho atari राज लड़की की माँ के पेट में नहीं ntago asha mama wa Rani ariwe ufite ibanga ahubwo se niwe ufite ibanga चलो यहाँ आने का कोई तो फायदा हुआ ndabona kuza hano byari bifite akamaro कोई राज तो है mbona ko mbashije kugira ibanga menye कीर्तिदा kiritida Bali. umunyamahirwe pe राज की बात कहे तो ibanga rivuge आशा asha yamenye ibanga byatinze ugaruke hakuno turacyari muri gahanga ना अच्छा लड़का है नहीं bose rajana umuntu mwiza cyane तो अब तुम चेहरा पढ़ने se लगे mama utangiye kugira abantu ku isoni tumenya abana baribo माँ हो तेरी cyane ndi mama wawe मैंने ngomba kubikora वो तुझे कैसे देख रहा था nabibonye uburyo yakurebaga yandebaga ate se mama तेरे पापा मुझे yakurebaga nk'uko papa yajyaga are tarabivuga aha पता है urabizi तेरे पापा पहले से नहीं थे papa wawe ntabwo yari ameze gutya अलग थे yari atandukanye ntabwo yari uyu nguyu tubona मेरी चिंता भी करते थे yahoze anyitaho ntabwo yahoze gutya papa ngwino चलो मम्मी की मदद akira fasha mama ahangaha अरे वो मम्मी की मदद rwose fasha mama अब ये tangira ufashe mama hano amufashe papa ngo ntabwo yahoze gutya ntabwo yahoze ari umusinzi ntabwo yahoze nyine ari ukunguku ari पापा papa अब ऐसे ही रहा करो ना ese wazagumye gutya iteka sibyo अच्छा लगेगा मम्मी को kubera ko mama yabikunda मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ yewe ndemera gukora icyo ari cyo cyose ku bwa mama wawe बोल शो करवानो ahubwo mbwira nkora iki अब दारू छोड़ दो reka inzoga sasa dore kubwiraga simba ngo nareka inzoga shaka kuvuga iki करूँगा nzagerageza papa अरे आजा ngwino नहीं पापा hari ikindi kintu waba ushaka हेलो तुझे पता promesse Rwanda urabizi करने की कोशिश कर papa ngo agiye kugerageza kuba yareka inzoga arabivuze nubizi se yamwemereye ngo rikeri ituruka hanze none abandi bari kumusaba kureka inzoga मम्मी तो ये बता ibyo mubyibagirwe ahubwo mumbwire क्या है और अचानक से umuryango wa Raja baje baranje baragenda मेरे je ndumva byanshanze और ये कृतिदा आंटी तुझसे बाहर क्या पूछ रही थी ese kiritida we yamugore ikintu yakubazaga बस कुछ नहीं ntacyo रही थी कि शादी में आप लोग yarimo arabaza nyine ngo ibijyanye nayo dushobora kuzatanga angana iki mu bukwe दहेज की बात तो नहीं कर mama yaba yakubaje ibijyanye n'inkwano उन्हें तो बस चिंता हो रही थी oya yarahangayitse ngo ahangayitse nyine ahangayikiye uburyo ngo tuzabona amafaranga y'ubukwe तो तूने ngo uburyo ngo twazabonamo nyine bimuhangayikishije क्या कहा उनसे wamubwiye ngo iki बस ntacyo मैंने कहा हमारे पास ज्यादा पैसे namubwiye ko nta mafaranga menshi dufite mbwira ko dufite abiri atarabivuga wamubwiye क्या wamubwiye ngo iki mama yamubwiye ngo ko nta mafaranga bafite yari agiye kuvuga 200 abanza atarabivuga अगर रानी को पता चल गया कि मैंने पोपट जी Rani aramutse amenye ko nagujije amafaranga 200 mbiguza popati मार लिया है तो वो तो शादी को मना कर दी araza kwanga gukora ubukwe araza guhakana mariage mama yagujije 200 kugira ngo umwana wabashe gushyingirwa cyase gukora ubukwe biragenda bite birahererahe yumvaga nitwa Yaman nitwa Biza Yuza ndaje dukomeze